none se ubundi ndaganye iki? Icyahese. Nditunze, ndatuye, narakize nyine. Njye narakize ko nakize nyine. Nagushidikanya mu mukunda muri benshi, uyu ni icyamamare abenshi muramuzi. Niwumva ngo ni umunyamafaranga ntuzabishidikanyeho, uzabyemere nta maka, kuko ni umusore utunze agatubutse bidasubirwaho abikesha sinema n'ibindi bishamikiye ku buhanzi akora. Nawe urabyemera ko afite amafaranga, ariko kandi njye nkimara kumva uburyo n'inzira byaciyemo ngo yisange ikofi ibyibushye nashyize akadomo. Tekereza ko yajyaga no guhingira abantu kugira ngo abone minervari imujyana ku ishuri. Uyu ndimo kukubwira yamenyekanye ku mazina nka Papa Sava, Seburikoko, Sekaganda, Ngiga n'andi menshi nk'ay'intorezo, bitewe n'amafilime menshi atandukanye yakunze kugaragaramo. Gusa amazina ye bwite yitwa Niyitegeka Gratien. Gratien ni umukinnyi wa filime, urwenya n'ikinamico. Gusa uretse ibi ngo anavuga amazina y'inka, akandika akanavuga imivugo, agakesha imihango y'ubukwe bwa Kinyarwanda. Ni umuhanzi ndetse n'ibindi byinshi bimuhuza n'umuco. Uyu munsi nk'ibisanzwe twegereye mikoro, namwe murabyumva, bitewe n'uko tuje gusasanura byose tudasize na kamwe, tukubwira byinshi kuri Papa Sava, ndetse tukubwira ikinyandiko z'amateka zishura ku buzima bwe. Wowe dutiza amatwi yawe gusa mu minota mikeya, maze wumva ibyo twegeranyije kuri Papa Sava. Njye nitwa Obedi Rugwiro, nguhaye ikaze. Gratien ni umusore w'imyaka 46 y'amavuko, wavutse ku itariki 25 Ugushyingo mu 1987. Avukira ahitwa Kiyanzu, aho ni mu karere ka Rulindo. Avuka kuri papa we Ngarukiye Tasie na mama we Mukarusharaza Bernadette. Aho Kiyanzu yavukiye ni naho yize amashuri abanza. Icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye akiga Esa Rutongo, aha naho ni mu karere ka Rulindo. Kuva mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, Gratien cyangwa se Papa Sava yiziririma ari mu karere ka Bugesera, akaba ari naho yarangirije amashuri yisumbuye mu ishami ry'ibinyabuzima n'ubutabire, biochimie. Papa Sava afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza yakuye muri Kiye, aho yize ibinyabuzima n'ubumenyi bw'isi mu ishami ry'uburezi. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yabaye Gratien yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye ku Gisenyi. Jenoside irangiye yasubiye mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza kubera ubukene. Icyo gihe ngo nibwo yatangiye kugaragaza impano ye mu bijyanye no kwandika ndetse no kuvuga imivugo. Ibyo bituma atsinda irushanwa ry'imivugo kuri icyo kigo, bityo ahembwa amakaye, amakaramu n'inkweto yajyanye kwiga muri segonderi, aho yoherejwe kwiga Rutongo, hari kilometero 25 uvuye iwabo. Ibyo rero byamusabaga kuzinduka iya Rubika, akava mu rugo saa 11 za mu gitondo ngo adakererwa amasomo. Aho Rutongo naho yatsinze irushanwa ry'imivugo, bamuhemba televiziyo, amakaye n'inkweto. Gusa ngo icyo gihe televiziyo yabaye ikigo, bitewe n'uko muri ibyo bihe umuriro w'amashanyarazi wari hake mu gihugu. Gusa ngo yahise acumbikirwa, yigaba mu kigo atishyura, ibintu byamuteye imbaraga zo gukomeza gukuza impano ye. Gratien yakomereje iririma mu karere ka Bugesera, intara y'Iburasirazuba, anaho rero akomeza gutsinda amarushanwa menshi y'imivugo, ari nako agenda ahinduka ikirangirire. Icyo gihe ngo ni nabwo yahuye n'abadepite bo muri Canada, bamuha ibitabo by'uwitwa William Shakespeare akajya bisoma. Gratien wamenyekanye nka Papa Sava asoje segonderi yakomereje muri Kiye, aho yize ibinyabuzima n'ubumenyi bw'isi mu ishami ry'uburezi nk'uko twabikubwiye. Akigera muri Kiye ngo yahuriyemo n'abahanzi b'imivugo n'ab'indirimbo barimo nka Dani Vumbi n'abandi. Umunsi umwe Perezida Kagame yigeze kuza gusura aho muri Kiye. Icyo gihe Papa Sava yari mu ntoranwa zagombaga kuvuga imivugo, maze abo wa mbere Perezida nawe biramurenga. Papa Sava ati, icyo gihe ndabyibuka barabiganiriye, kuko narangije kuvuga umuvugo, Perezida arampamagara, kumwe baguhamagara ngo bagukore mu ntoki,
bankora mu ntoki maze Perezida Kagame abaza Honorable Mudidi wayoboraga kiye, aramubaza ati aba banyeshuri harya murabahemba? Mudidi nawe ati oya, baba ari abanyeshuri ntabwo bakora bahembwa. Perezida aravuga ati mumurebera agafanta. Icyo gihe bampa ibifanta. Papa Sava avuga ko icyo gihe bamuhaye 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda, gusa ngo ntiyahaye agaciro nubwo yari menshi icyo gihe, ahubwo ngo ikiganza cya Perezida na n'ubu baracyagitekerezaho kuko ngo kiruta cyane ayo mafaranga. Mu 2004 Papa Sava akiga muri kiye, ubwo u Rwanda rwibukaga ku nshuro ya 10 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Papa Sava yabonye itangazo ry'uko hari irushanwa ryo guhimba umuvugo ujyanye n'ibihe byo kwibuka, gusa ngo icyo gihe we yabimenye bitinze, habura iminsi 2 gusa ngo ibihangano byagombaga kurushanwa byakirwe. Amabwiriza y'uwo muvugo wagombaga kuba ufashe kuri kasete unanditse n'imashini. Graciani yarayijoro yandika uwo muvugo anafata amajwi yawo kuri kasete, hanyuma arawurometa. Icyo gihe ngo yabaye uwa 3, hanyuma ahembwa 400,000 by'amafaranga y'u Rwanda abikesha impano yo kwandika umuvugo. Ndetse ngo icyo gihe umuvugo we niwo wahiswemo kugira ngo awuvuge kuko ngo wari uri mu Kinyarwanda cya rubanda. Papa Sava asoje kaminuza yabaye umwarimu muri segonderi igihe kitari kigufi kigera ku myaka 7, yigisha ubumenyamuntu n'ubumenyi bw'isi, ariko anabifatanya no gukina amakinamico na za byenda gusetsa kuri radiyo. Bigeze muri 2015 yasezeye akazi k'ubwarimu yinjira mu bijyanye na sinema ndetse n'ubuhanzi, gusa abantu baramuseka cyane bati Papa Sava yasaze. Abantu bambwiye yuko nshobora kuba nasaze, yabwira nyine se niba nasaze nyine n'ubundi ntabwo nakwigisha nasaze. Papa Sava avuga ko impano ye ifite aho yakomotse kuko ngo yibuka ko ubwo yari afite nk'imyaka 5 ise yari umukatejiste yandika indirimbo anacuranga korudero. Ikindi kandi ngo havukaga abandi bahanzi bakomeye nka Alexis Kagame kuko ngo yari akomoka Ikiyanzu ndetse n'abandi. Mu kiganiro Inkuru yanjye gikorwa n'umunyamakuru Gerard Mbabazi gitambuka ku rubuga rwe rwa YouTube, Papa Sava yagarutse ku nzira ndende yanyuzemo kugira ngo agere ahageze ubu ngubu, kuko ngo yiyumva nk'umukire kandi koko bikaba ari byo kubera ko yitunze ndetse akaba afite ahantu atuye kandi heza, mu gihe mu buto bwe yigeze guhura n'ubuzima bugoye cyane kugeza no ku rwego rwo kubwirirwa no kujya guhingira abantu ngo abone amafaranga. Yaragize ati mu bwana twari twifashije, nyuma biza kwanga cyane kuko ndibuka ko n'amafaranga ya mbere najyanye muri segonderi mu mwaka w'1995 nahingiye umuntu ku mibyizi hariya za Gaseke. Papa Sava avuga ko nubwo yabaga yiga iwabo hari inzara akabwirirwa, gusa ngo yakomezaga kugira umuhate wo kwiga kuko ngo yatsindaga mu ishuri. Ikindi kandi ngo hari n'imvugo y'Abanyarwanda ivuga ngo utayihinganye ntayishira. Ariko kandi ngo yagiraga n'ababyeyi bakomezaga kumushishikariza kwiga, rimwe na rimwe bakanagurisha amaterasi y'amasambo yabo ngo yige. Nyuma yo kurangiza kwiga avuga ko yagerageje kugaruza ubwo butaka ababyeyi be bari baragiye bagurisha kugira ngo yige, nubwo atari bwose yashoboye kugaruza kuko ngo bitaba byoroshye. Papa Sava ubwo yabazwaga ikintu cyamubabaje kurusha ibindi byose mu buzima, yavuze ko yababajwe cyane n'urupfu rwa mama we rutunguranye. Papa Sava kandi yanavuze ko icyamushimishije kurusha ibindi byose mu buzima ari imihindagurikire y'ubuzima, ava mu buzima bugoye akagera mu buzima bwiza, ariko cyane ngo umunsi avuga umuvugo muri kiye imbere ya Perezida wa Repubulika, hanyuma akamukora mu biganza ndetse akanamusabira agashimwe. Reka noneho tugere ku kijyanye n'urukundo kuri Papa Sava. Mu 2019 ubwo Papa Sava yaganiraga n'Ukwezi Online TV, yavuze ko bitarenze 2020 aribwo save the date y'ubukwe bwe izajya ahagaragara. Gusa igitangaje turimo gusoza umwaka wa 2024 tugiye kwinjira mu mwaka wa 2025 Papa Sava akiri ingaragu. Nadusore ikiganiro cy'uyu munsi tugushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda,
naho ubutaha, Imana ibarinde kandi bahezagire.